Mwaramutse inshuti z'Imana, mwaramutse bakunzi b'umusaraba, bene data dufatanije urugendo rujya mu ijuru kandi dusangiye ibyiringiro bimwe byo kuzabona Imana, byo kuzabona umwami Yesu, byo kuzambara undi mubiri utari uyu nguyu. Umuririmbyi niwe waririmbye n'ijambo ry'Imana rirabivuga, aravuga ngo uko tuzaba dusa ni kurerekanwa, cyokoza uko tuzasa niko Kristo azabasa. Mwaramutse rero, ndibwira ko mwaramukanye amahoro y'Imana. Imana ni nziza ibihe byose. Ijambo ry'Imana ryo ryavuze ngo jya umenya gushima mu bihe bibi no mu bihe byiza, ujye ushima Imana kandi unezererwe Imana kuko niyo ibigena. Ni Imana ishobora byose, kuba yakurinze, kuba yandinze n'imbabazi zayo zikomeye cyane. Muri iki gitondo rero turi muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Reka mbabaze ngo nimba koko hari uburyo wumvise ukifuza kubana na Yesu buri gitondo, ese ubuzima bwawe burimo guhinduka cyangwa uracyari wa wundi usanzwe? Imana igushyigikire, ndabizi neza yuko ntucike intege, urugendo ruracyari rurerure. Umunsi umwe umugabo umwe yigeze kujya munsi y'igiti yisabira gupfa, yari amaze gukora akazi gakomeye ko kwica abahanuzi ba Bayali. Hanyuma agenda urugendo rw'umunsi wose ngo arananirwa, araruha. Rero ajya munsi y'igiti cy'umurotemu, aravuga ati kiza nuko napfa. Ariko Imana irahamusanga cyane. Urumva urugendo rw'umunsi wose yari yashonje, yari ananiwe, byari bikomeye. Iramubyutsa, imuha ibiryo, imuha inyama n'umutsima n'amazi nyine. Nuko Eliya arongera araryama, arongera aruhura umubiri. Aho yikangurira Imana ijya kumwereka ibindi bisigaye, imubwira no guhamagara abazamusimbura. So rero yaramubwiye ngo byuka urye unywe kuko urugendo ruracyari rurerure. Byuka urye unywe kuko urugendo ruracyari rurerure. Mwene data, tubana muri gahunda ya buri gitondo hamwe na Yesu. Byuka urye cyangwa se kanguka urye unywe, urugendo ni rurerure. Urugendo ni rurerure muri isi. Iyo umuntu ari muri isi, Yobu yaravuze ngo abafashe igihe kinini mu ntambara. Turi mu ntambara, turi mu rugamba, kandi urwo rugamba ni Yesu uturwanirira, tuzanesha mu izina rye. Rero muri iyi ntambara, muri uru rugamba, byuka urye unywe. Turi mu ntambara y'ubuzima, turi mu ntambara yo kubaho, turi mu ntambara yo guhesha Imana icyubahiro, nabyo ni iyindi ntambara. Turi mu ntambara yo gutuma ubwami bw'Imana buza mu isi. Turi mu ntambara, duhanganye n'ibintu bikomeye cyane. Ariko reka nkubwire ngo byuka urye unywe, urugendo ruracyari rurerure. Nimba waratekerezaga ko hari aho uvuye, ntaho urava, nta naho uragera, ukeneye izindi mbaraga. Yongeremo imbaraga, komera, kubera yuko umwami Yesu agukomeje. Rero muri iki kiganiro cy'uyu munsi buri gitondo hamwe na Yesu, turaza gutangira ku nyigisho ntoya tuzavugaho iminsi irenze umwe. Inyigisho ivuga ngo ijambo imbaraga zihindura. Ijambo ni imbaraga zihindura. Tuzabivugaho igihe kitari kinini, iminsi itari myinshi cyane. Ijambo ni imbaraga zihindura. Ijambo ry'Imana birumvikana, ntabwo ari iry'umuntu, ntabwo ari iryande, ni imbaraga zihindura. Rero iri jambo ni ryo jambo ryonyine rishobora kwinjira mu mutima w'umuntu rigasiga rihinduye ibintu byinshi cyane. Abandi bavuga amagambo, ariko Imana ivuga ijambo kuko ni nyiri ijambo. Kandi impamvu ijambo ry'Imana rirakomera kubera uwarivuze. Imana yacu irakomeye. Twinjira muri icyo kiganiro rero, cyangwa muri iyo teme tugiye kuzatindaho gatoya. Reka uyu munsi tuvugane gatoya ku kantu kamwe kavuga ngo nyuma yo kuryumva wakoze iki. Ubwo ni igice cya mbere cya ijambo ni imbaraga zihindura. Hanyuma mu gice cya mbere reka turebe ngo nyuma yo kuryumva wakoze iki. Reka twifashishe ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya. Nusoma igitabo cy'Abami ba kabiri, igice cya 22 umurongo wa 11. Abami ba kabiri, igice cyangwa se igitabo cy'Abami cya kabiri, igice cya 22 umurongo wa 11. Haravuga ngo umwami amaze kumva amagambo yo muri icyo gitabo cy'amategeko, ashishimura imyambaro ye. Umwami ahirako ategeka Hilukiya umutambyi ati, na Ahikamu mwene Shafani, na Akibori mwene Mikaya, na Shafani umwanditsi, na Asaya umugaragu w'umwami ati, nimugende mumbarize Uwiteka.
njye n'abantu b'abayuda bose iby'amagambo yo muri iki gitabo cyabonetse mu nzu y'Uwiteka, kuko uburakari bw'Uwiteka budukongerejwe ari bwinshi, budukongerejwe ari bwinshi ku bwa ba sogokuruza batumviye amagambo yo muri iki gitabo, ntibakore ibyo twandikiwe byose. Yesu nashimwe cyane. Turi kuri ya ntego ivuga ngo ijambo ni imbaraga zihindura. Hanyuma rero uyu munsi turaba dutinda cyane ku kintu kivuga ngo nyuma yo kuryumva wakoze iki. Uyu mwami Yosiya ni umwami usa n'uwakurikiye abami babiri babaye babi cyane. Umwami Manase yabaye mubi, yakoze ibyangwa n'Uwiteka. Tekereza ngo yanyujije umuhungu we mu muriro, akajya araguza, akaroga, agashikisha abashitsi, akaraguza abapfumu, akora ibyangwa n'Imana byinshi kandi imbere y'Uwiteka biramurakaza. Tekereza umwami uraguza, agashikisha, akanaroga, agakora ibyangwa n'Uwiteka, akanyuza umuhungu we mu muriro, aremesha ibishushanyo bya Shera, ashyira ibintu hariya nyine nuko. Hanyuma Uwiteka yari yarabwiye Dawidi ko Salomo yuko atazamuvana ku ngoma, ariko abami bamukurikiye bagiye baba babi cyane. Rero akurikirwa n'undi bita Amoni nawe ngakora ibyangwa n'Uwiteka cyane bikomeye. Yosiya rero ku myaka ye mikeya, amaze imyaka 8 avutse, yarimye, hanyuma amara indi myaka 31 i Yerusalemu ari ku ngoma. Urumva ko yamaze igihe yagiye hari umwana ku myaka y'8, abana nibubahwe, Imana nibaha umugisha. Yagiyeho afite imyaka 8, amara indi myaka 31 ariko ngo mu Yerusalemu. Rero uyu nguyu akora ibishimwa imbere y'Uwiteka, agendana ingeso nziza za sekuruza Dawidi, ngo ntiyateshuka, ntiyakebaguza, ntiyareba hirya, akorera Imana mu buryo butangaje. Hanyuma rero twasomye rero ijambo rivuga ngo umunsi umwe arimo ategeka ko bavugurura urusengero, barusana, bageze batya batoragura igitabo rero bagitoraguye bihuta cyane kukizanira umwami, barakimusomera. Bamaze kukimusomera yumvise birimo, ntago birigeze tubwira ngo basomye gute, gusa ngo yumvise birimo ahita ashwanyuza imyenda ye, aravuga ati Mana yanjye, ibi ni ibiki numvise. Ahita afata abantu yizeye abatuma ku muhanuzi, aravuga ati mugende mumbarize Uwiteka, numvise bikomeye. Ntabwo nzi icyo bari bamusomeye, nimba ari amategeko 10, nimba ari ibihano Imana yigeze kubwira Abayisiraheli mu gutegeka kwa 2, ibabwira ibihano byinshi izabaha nibatumvira Uwiteka Imana. Tekereza rero igihugu yarayoboye cyabanje kuyoborwa na Manase, waraguzaga, akaroga, agakora ibizira, akanyuza umuhungu we mu muriro, agakora ibintu bikomeye cyane. Amoni waje akamukurikira, nawe aza kuyobora. Yumvise iryo jambo ngashishimura imyenda, aravuga ati mugende mumbarize Uwiteka Imana, mugende mumbarize Ishobora byose, mugende ndabinginze mumbarize Uwiteka. Hanyuma rero ngo ariko umwami w'Abayuda, niko Uwiteka yashubije abari bagiye kubaza umwami w'Abayuda, we mumubwire muti Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuga ku magambo wumvise iti, kuko umutima wawe wari woroshye ubwo wumvaga ibyo navuze kure aha hantu n'abaturage baho, ko hazahinduka umusaka n'ikivume, ukicisha bugufi imbere y'Uwiteka, ugashishimura imyambaro yawe, ukandirira imbere yanjye. Ndakumvise, niko Uwiteka avuga. Nuko nzagusangisha abasogokuruza, ushyirwe mu mva yawe amahoro, kandi amaso yawe ntazareba ibyo nzateza aha hantu. Baherako baraza babitekerereza umwami. Umugabo amaze kumva icyo Imana imuvuga mu ijambo ryayo. Basomye igitabo, aha tubyumvikanaho neza, basomye biriya nk'uko nyibasomeye, basomye umuzingo w'igitabo, icyo gihe niyo yari nk'uko mbasomeye. Amaze kumva icyo ijambo rivuga, ahita atanyura imyenda yiwe, ahita asaba abantu, munshakira umuhanuzi, nimumumbarize Imana iravuga iki, Imana itugenjeje ite. Imana iramubwira ati nzabisohoza uko wabyumvise, nzabagaruka, nzabagirira ibihano bikwiriye, ariko wowe
kuko watanyuye imyenda yawe ukandirira imbere, nzagusangisha abasogokuruza bawe amahoro. Ijambo turiho rero muri iki gitondo, murabizi ko tudatinda, ni ijambo rivuga ngo ese iyo umaze kuryumva ukora iki? Ndabizi neza ko buri munsi wumvise ijambo, n'ubu ushaka kuba ukurikira buri gitondo hamwe na Yesu buri munsi, bakakubwira bati ujye usenga na Yesu yasengaga buri gitondo, bakakubwira bati ujye wirinda, dore kwirinda ni ijambo ry'Imana niko ryanditse, bakabwira tujye wumvira niko ijambo ry'Imana rivuga. Buri munsi wumva ijambo, urahindura YouTube channel ukajya ku yindi, wumva umuvugabutumwa, barahari b'abafamasi bari mu Rwanda, bari hanze, ahantu hose hari abakozi b'Imana barimo bavuga ubutumwa. Uko uryumvise basomye Bibiliya niko ugasigara umeze nk'uko barikubwiye. Ariko uyu munsi ndimo ndakubaza ngo ijambo ryose wumva buri gitondo cyangwa se nimugoroba cyangwa saa sita, ko buri munsi uryumva bigufashe iki? Tuzareba rero muri iyi minsi uburyo ijambo rihindura umuntu iyo abishaka, kuko ryibitsemo imbaraga z'indengakamere. Paulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukira. Wowe iyo numvise ijambo, ngewe numvise ijambo, nk'ubu uyu mwami yumvise ijambo ahita aca bugufi atangira kuvuza induru no kurira, atanyaguza imyenda yiwe. Iyo usoma ijambo, dore ibintu uzajya wibaza, ujye wibaza ngo mbese muri iri jambo ni igiki cyihishe inyuma umwami Yesu yashakaga kumbwira? Ni igiki kiri inyuma y'iri jambo? Hari icyanditswe, ariko hari mesaje kirimo, hari izindi nyuma y'icyanditswe kukireba gusa. Iyo uri muri observation ureba gusa, warangiza ukagenda ugakora interpretation, ukavuga ati ariko iri jambo ubundi rimbwiye iki? Ndasomye Yesu, ariko se rimbwiye iki? Rimbwiye ngo ntukibe, rimbwiye ngo ntugasambane, rimbwiye ngo ntukaroge, rimbwiye ngo ntukice. Iri jambo ikintu rimbwiye ni data wakivuze, yantumyeho, antumaho iri jambo. Hanyuma warangiza ukavuga ati okay, ndabyumvise icyo umwuka yashakaga kuvugana nanjye muri iri jambo. Hanyuma application ngiye kugishyira mu bikorwa mu buzima bwanjye, dore uko byari bimeze biragomba gusimburwa, kuko ijambo ry'Imana rimeze gutya. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ijambo ni ryo ryonyine rikubwira ngo hari ikinjiye gihabanye n'ijambo, hari icyo urimo ureba gihabanye n'ijambo, hari icyo wumvise gihabanye n'ijambo, hari icyo utekereje gihabanye n'ijambo, hari icyo ugiye gukora gihabanye n'ijambo. Rero uyu munsi twari ku ijambo rivuga ngo iyo umaze kuryumva ukora iki? Mu myaka yose umaze, mu minsi yose umaze, mu byo uri gukora byose, igihe cyawe ufata wumva ijambo, nyuma yaryo bigenda gute? Ese birahinduka cyangwa biguma uko byari bimeze? Nyuma gato tuzareba izaguye mu kukara, izaguye mu nzira, izaguye mu butaka bwiza, izaguye mu mahwa akaziniga, tuzabitindaho nabyo. Ariko reka uyu munsi ngo usigire uyu mukoro uvuga ngo ubundi ibyo maze kumva byamara iki? Ubundi iryo numvise umunsi ryo rinsigiye iki? Iyo maze kumva ijambo birangira biti? Binsigira iki? Konzi neza yuko mu ijambo harimo message. Ese iyo message irubahirizwa cyangwa ni ugupfa kubisoma, no gupfa kumva abantu bavuga ngo ngo runakazi kubwire neza neza? Gari karigisha bazi, yigisha guteze, karigisha ukumva urafashijwe. Hanyuma iyo maze gufashwa, nta muntu wigisha neza kurusha ijambo ry'Imana, nta muntu ubivuga neza kuruta uko Bibiliya ibivuga, nta muntu ubibwiriza neza uzajya hariho hose kuruta uko Bibiliya ibitanga. Bibiliya ubwayo irakomeye, irihagije. Twebwe tuza nk'abatanga amatangazo, nyine ibintu nk'ibyo. Reka ukakubwira ati reka nkubwire nuko ibintu bihagaze. Umunyabyaha nareka ibyaha bye akava mu byaha bye azakizwa, akaza akaguha irindi tangazo, akakubwira ati bakundwa turi abana b'Imana, cyakoza uko tuzasa ntikurerekanwa, iryo rikaba ribaye itangazo. Akagaruka akakubwira ati umunyabyaha wese natihana azarimbuka. Akagaruka akakubwira ati Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Kuvuga ubutumwa ni ugutanga itangazo. Hanyuma rero iyo iryo tangazo rikugezeho ukora iki? Ukora iki mubyeyi, mugabo, mwana mutoya, musore? Iyo ijambo ry'Imana rikugezeho ukora iki? Muri iki gitondo reka nkwifurize ngo ijambo ry'Imana nirikugeraho ritakare mu butaka bwiza, riterwe mu butaka bwiza, rihindure icyo wari uri cyo, riguhinde direction, rikuremo bushyashya. N'inkota ityaye irahinguranye igatandukanya amagufwa n'umusokoro. Urumva ko ikomeye. Rero niryo ryonyine niyo ndererwamo twireberamo. Muri iki gitondo wirebye mu ndererwamo ubona urasa gute? Ese uwo mwanda urekeyeho cyangwa kuyeho urakomeje urugendo, cyangwa urirebye ubona ni sawa, cyangwa urirebye ubona hari aho bitagenda? Imana ibaha umugisha muri iki gitondo. Reka nkubwire ngo nyuma yo kuryumva
ukoze iki? Umwami yakoze biriya, weho wakoze iki? Umwami yatanyaguje imyenda, aravuga ko mujye kumbariza ku Uwiteka. Ese wowe bigenza ute? Hanyuma rero Imana inamuha isezerano, aramubwira ati nabonye ukuntu waciye bugufi wumvise ijambo ryanjye, nzabahana ariko ubu uzaba utakiriho. Mwene data, nshuti z'umusaraba, ndakwifuriza ko ijambo riguhindura. Ndakwifuriza mu gihe cyose uryumvise ko rihindura ubuzima bwawe. Yesu naguha umugisha, ugire igitondo cyiza n'umunsi mwiza. Shalom.